mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari dusize Kimi asa naho ahunze yaravuye aho Lucas ndetse na Bob bari ese nibiki yari yatinye kuvuga nibiki yari kuvuga ati ndahera hehe mbyemeza ntabwo ndahera hehe mbihakana inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirije kuri Kimi rero aba ari hafi aho ngaho yahunze ariko uwitwa Layla agasa n'umukurikira mu kumukurikira Kimi aba ari kurira Layla aramwitegereza avuga ati se kandi ko utangiye kurira bigenze bite hari ikintu kidasanzwe ubonye hari ikintu utari witeze waba ubonye se undi ati ntago ndi kubyumva kugeza na n'ubu ntago ndabyiyumvisha ntago ndabyakira ese na mbere hose yari njye kuki ntabimenye kuki nahise mbimenya na mbere hose tugihura ese ubundi byagenze bite ubundi nisanze hano hantu gute ubu buzima naje kububamo gute ese ubundi twatandukanye gute ntago ndi kubyumva ndi kugerageza kwibuka buri kimwe ariko mu mutwe ntago biri kuza Kimi atangira no kuribwa umutwe tangira kwikora ku mutwe ubona asa n'uri gushinyiriza rero ngo atari ko se noneho ubaye iki ko mbona ushinyiriza bigenze bite undi ati ndumva umutwe uri kundya kuko sindi kubasha kumva no kwiyumvisha ibintu byose ntago ndi kubasha kubyakira sinzi ngo iyi nkuru uwo nayibwira yayumva ate ese ubundi yayakira ate ese ubundi bene ibi bintu bigenda gute ubundi binyura mu zihe nzira Kimi akomeza kugerageza kugira ngo yibuke ariko bikanga arakomeza agahatiriza ubwonko bwe ngo yibuke ariko bikaba iby'ubusa birangira kubera guhatiriza ubwonko no kugira ngo yibuke ari kwibaza aho yaba yarisanze n'impamvu yisanze bene aho hantu birangira aguye igihumure mu kugwa igihumure ako kanya nta kindi kintu Layla akora ahera akahamagara abantu ngo baze bamufashe baterura Kimi bakamujyana kwa muganga hafi aho bamugeza kwa muganga abaganga bagatangira kumwitaho maze ubundi Layla bari hafi aho ngaho ariko ari kwibaza ibintu byinshi base n'ibiki noneho byabaye Kimi uko yaguye igihumure ubwonko bwe butangira kumugarurira hahise mu kugarura ahahise he atangira kubona byose ukuntu byagenze akabona ko wari umunsi umwe yaramaze gupfusha umwana w'umuhungu witwa Bright byose ubwonko burabimugarurira
akabona ibaruwa yari ari kwandika, byose yanyuzemo ubwonko burabumugarurira. Akongera kwibona ari Kimi w'uyu munsi tuzi. Akangukira hejuru yikanze, vuga ati ariko ibi bintu ni ibiki Mana yanjye, ntabwo bishoboka. Atangira kurira avuga ati burya bwose ntabwo wari wibeshye, burya bwose yari njyewe. Aricara akagerageza kwibuka, ubwonko bugasa naho bumukururira ahahise. Atangira kwibuka, akibuka ko ubwo yarasohotse asa n'ugiye amaze gusiga ibaruwa, yageze ku gipangu akabona hari abantu bari mu modoka ya fime, abantu baba bapfutse amasura yabo, bahera ko baza bamutwara. Mu kumushimuta bamutera ikintu cy'igishinge agasinzira. Ariko agerageza kwibuka ibyakurikiyeho nyuma, akabona ntari kubyibuka. Tangira kwibaza ni biki byambayeho mu nyuma, ese nyuma y'uko nshimuswe byaje kugenda gute? Akomeza kugerageza kwibuka ngo arebe ko yakwibuka, ariko akibuka yibuka igice. Arwana n'ubwonko bwe avuga ati Kimi ibuka ahahise hawe, gerageza wibuke, ihangane ibuka. Muri uko gukomeza kugerageza kwibuka, ubwonko bugeraho nabwo bukamukundira, agatangira kwibuka ko bamugejeje ahantu mu kizu kinini cyane. Agasa n'uwubura amaso akareba, akibuka ko hari abantu babiri bari barimo bamutonganya, ariko bafite umuntu uri kubaha amabwiriza. Akibuka ko umwe muri abo basore yafashe telefone agahamagara agira ati turamufite ubu ngubu, tumukoze iki? Mu kujya kumva batanze itegeko ry'uko bagomba kumwica. Nta kindi kintu abo basore batangira gukora uretse gukubita. Barakubita, barangiza bagatangira kumuniga ngo bamuheze umwuka. Nyuma yo kumuniga baraterura bakajya kujugunya mu ishyamba, ariko baba bamukomerekeje wese yahindanye. Mu kubyibuka byose ko byakabaye, ahita yicomora amaserumu yose agasa n'usohotse, kubera ko ivuriro baba bamutwayeho riba riri hafi ya sitasiyo ya polisi. Yinjira mu kigo yambaye ibirenge, nta nkweto yambaye, umusatsi ushambaguritse ubona rwose udasokoje, afite umusatsi mwinshi mwiza ugwa mu mugongo, ariko umusatsi ntabwo uba utunganyije. Aragenda akigera kuri sitasiyo ya polisi,
ahera akasaba kavuga ati ndabinginze nitwa Kimi mwareka nkabona umugabo wanjye mwareka nkabona n'umusaza wanjye baramwitegereza bakabona arasa naho afite ikibazo bakavuga ati madame ntago wayobye se ahubwo se umeze neza uvuga ati afande meze neza ariko ndakwinginze mbabarira mbone Lucas reka mbone Bob nari naramugize umusazi nari naramubwiye ko yanyibeshyeho yewe nanjye ubwanjye nabonaga yaranyibeshyeho numvaga ibintu ari kumbwira bidashoboka yewe bidashobora no kuvamo ariko burya bwose yari njye akiri kuvuga ibyo mu guhindukira arahindukira akabona Lucas na musaza we Bob barasa naho bari babarekuye ahita agenda yiruka agahobera Lucas mu kumuhobera Lucas biramucanga kavuga Kim umeze neza Kim ahubwo we atangira kumukoraho avuga tumeze neza se ahubwo ari wowe ntago bakubabaje ndabona ufite udukomere atangira kurira ari nakamubwira ati burya bwose yari wowe kuki ubundi nahereye ko nimbuka ese ubundi kuki nahereye ko nkumenya ntago nzi ikintu cyari cyarabaye ku bwonko bwanjye yewe ntago nzi ikintu cyatumye ndeviya intekerezo zanjye zose zigende yari wowe mukunzi wanjye yari wowe byose byanjye yari wowe rukundo Lucas biramucanga ubwo Kim yayoke undati noneho ubu namenya ko meze neza birenze uko nabitekerezaga nuko nabitekereza ubu ahera kagahobera na Bob kavuga ati musaza wanjye umbabarire gutinda kukumenya nanjye ntago ari njyewe nahuye n'ibizazane nari naribagiwe ubundi we ariko nyimara kugukubita amaso kare nakwitegereje nkashaka ahantu nkuzi ariko nkahabura nakomeje kugerageza ngo ndebe ko nakwibuka byarangiye kuko nibutse wabaye intandaro yo gutuma nibuka nakwitegereje ntangira gukurura ahahise ariko uko nakomezaga gukurura ahahise niko nananizaga ubwonko bwanjye Bob atangira no kurira akavuga ati se kuko niwe mushiki wanjye uri Jinta uri mushiki wanjye nari narabuze mwe bavugaga ko yapfuye Lucas biramucanga kavuga ati oya nizere ko muri gukidinga yaba ari umugore wanjye se ndi kubona mu maso yanjye Kim waba ari wowe Jinta n'inshuro zose nagiye mbikubwira ukambwira ati reka reka Kim aramwegera akambwira ati babe sweetheart rukundo rwanjye nanjye ntago ari njyewe nari naribagiwe ibintu byose sinibukaga n'ahahise hanjye ariko Bob yabaye intandaro yo gutuma nibuka bakiri muri ibyo uwitwa ni Murad ndetse na nyirabukwe ariwe mama Lucas bahita bahagera mu kuhagera basanga Lucas arimo arebana na Kimi bombi basa naho bari kurira ni Murad arahagarara akabireba umujinya ukamwica mama Lucas akibona Kimi nawe asa naho yikanze kavuga ati ndarota ndi kureba umuzimu bishoboka bite Jinta ko yapfuye agarutse ati uyu muntu ndi kubona ko mbona wagira ngo niwe aregera mu kwitegereza kuko akabona niwe
asa n'uguye igihumure. Lucas akarwana no kumufata kavuga ati mama umeze neza. Baramuhungiza abantu bari hafi aho. Hashira akanya akeguka abaza umuhungu we Lucas kamubaza ati mwana wa ibintu ndi kubona ni ibiki? Uyu ni Jinta ndi kubona nangwa ntangiye kubona ibidahari mwana wanjye. Lucas atoya mama niwe ntago wibeshye. Uyu ni Jinta nari narabuze. Ni Murati byose arabyumva agasa n'uwikanze avuga ati ngo iki kambayeho bindangiriyeho. Ni wa mugore wari warabuze? No way. Lucas nta kindi kintu akora aravuga ati mureke tuve hano. Bava aho ngaho bakerekeza mu rugo, ariko uko bagenda Kima bafite ubwoba. Agera mu muhanda akabwira ni Murati kavuga ati wakihanganye ugahagarika imodoka. Undi ati se kandi ndahagarika iki? Kima ati ngiye kuvamo. Lucas turavamo ugiye. Kima ati ntabwo twagera iwanyu mu rugo ndatashye. Ubu mama arahangayitse kandi na Robinson nataha agasanga sindi mu rugo bishobora kuba ibindi. Lucas ati reka ntago nta hantu uri bujye, ntago natuma ugenda. Kima ati reka ngomba kugenda, ngomba kugera mu rugo. Lucas ati no way ntago mbyumva, tugende mu rugo. Niba ushaka no kujya mu rugo ndaguherekeza turajyana, ariko ntago wakijyana. Kima toya jyana n'umuryango wawe ndetse na fiance wawe. Akimubwira iryo jambo Lucas araceceka, nta kindi kintu n'iki na kimwe arenzaho, aramwihorera. Kimi ahera kagasohoka mu modoka bakamusiga ku muhanda. Ariko asigarana na musaza we ari we Bob. Bob atangira kumubaza sinurese mushiki wanjye byakugendekeye gute? Ubundi gute wisanze witwa Kimi? Undi ati ni birebire bro, nasimbutse byinshi, nasimbutse urupfu, ahanjye niho haba hakibukwa. Sinzi uburyo Imana yabikozemo akumenya hari mba ntakiriho. Gusa kugeza ubu ndi kwibaza umuntu bazitse mu cyimbo cyanjye yari muntu ki, kuko ngerega no kumva narahageze. Ubu ibintu bimaze kuba byinshi mu mutwe wanjye, ndi kwibaza ibintu byinshi. Ndi kwibaza ninde washatse ko mpfa, ese ninde wateguye ibi byose, kugeza naho banazanye umuntu bakamuzika iruhande rw'abana banjye Abby na Bride. Ibintu byanjye birimo amayobera, ndumva byanshobeye, yewe ndumva byanancanze. Ariko reka ngushimire, niwe watumye nibuka. Ndatari kuse n'iki cyatumye wibuka? Erega icyatumye nibuka niyo nkovu ufite mu gituza. Ntago wari wafunze ibipesi neza by'iyo shati. Nakwitegereje ntangira kwibuka tukiri abana n'uburyo wagizemo iyo nkovu. Nibuka ko wari umunsi umwe uri gukina n'abagenzi bawe, bikarangira
umwana umwe agusunitse atabishakaga ukagwa mu gisongo. Byari ibihe bibi cyane, twari tuzi ko utazigera ubaho. Kandi nabwo icyo gihe ndabyibuka n'ababyeyi twari dufite. Nahereye ko nibuka ko no kurya byari byarananiye, kuko ni wowe nabonaga gusa. Iyo nkovu niyo yanyibukije byose. Ntangira kwibuka njyewe wa nyawe, ubwonko bukajya bunzanira amashusho amwe n'amwe, ariko nagerageza kwibuka bikanga. Nuko naje kugeraho nkamenya yuko ari njye Jenta. Nigeze guhura na Lucas, arambwira ngo ndi Jenta mugira umusazi, ariko ubu noneho nabasha kumenya buri kimwe cyose. Ubu najya namenya ko ubwonko bwanjye bwari bwaribagiwe, nari naribagiwe buri kimwe. Bob ahera akabaza mushiki we, akambwira ati none ugiye gukora iki? Ni iki kigiye gukurikira? Ati ntabwo mbizi musaza wanjye, ariko nyine nta kindi ngomba gukora, ngomba kubyakira. Ariko ubu ndumva mfite intimba, agahinda nahoranye mbere ndumva kagarutse. Nari maze iminsi nsa naho mfite ibyishimo nseka, ariko ndumva umunezero wanjye wose wagiye. Ntabwo nzi icyo gukora, sinzi impamvu nibutse ahahise hanjye. Ndi kwifuza iyo ntaza kuhibuka nkaza gukomeza kuba narindi Kimi utibuka ahahise he. Bya bikomere byose nari naratewe no kubura ababyeyi, bikomere nari naratewe n'umuryango w'umugabo wanjye no kubura abana banjye, byose birongeye biba bishya, wagira ngo bibaye nonaha. Ndumva ntaze, ariko mu mutima sinishimye. Robert se none mushiki wanjye, ko bigaragaye kuri Jenta kandi ukaba wari umugore wa Lucas, uyu munsi Lucas akaba afite ubukwe n'undi mukobwa, byo urabyumva gute? Kimati ibyo ntabwo nshaka kubitekerezaho, ntabwo nshaka kubishyira mu mutwe wanjye. Nagiye mbabazwa n'ibintu byinshi, mfite agahinda k'ibintu byinshi, mfite ishavu n'intimba y'ibintu byinshi pe. Mba numva nariyanze, naranze n'ubuzima, kuko eregana mbere hose niko nari meze. Ariko nyine niba mbashije kugaragara, mwongera kugarura ubwenge bwanjye, nyibuka uwo ndi w'imitagihe, ntacyo mfite ntabikoraho. Lucas niba akunda ni Morat, I'm okay with it. Hagenda abane nawe, n'ubundi ntabwo mama we yigeze ankunda, n'ubundi umuryango we ntabwo wajyaga unyishimira. Ahari wenda ryaba ari ryo tangiriro ry'ibyiza mu buzima bwe, wenda no guhirwa bitandukanye na mbere. Kimayira kagafata telefone agahamagara Robinson. Robinson akitaba, avuga ati baby bite, uri hehe? Nakubuze. Kimi mu ijwi ryacitse intege, wumva atishimye, avuga ati reka nguhe location y'ahantu ndi, nabura uhansange. Ahera akayimwoherereza, akicara hafi aho. Bob aramubaza ati none se uhamagaye nde? Uwo muntu numvise ukwita baby ninde? Kimati byihorere, it's a long story, ni birebire.
hashira akanya Robinson akaza akihagera ubona asa naho amuhangayikiye akavuga ati ariko se babe muri iyi minsi ufite ikihe kibazo ko mbona uri kwitwara bidasanzwe ubundi se ko mbona utameze neza wabaye iki ibi bipfuko byo kwa muganga se byo Kim ati sorry nagize ikibazo njya kwa muganga ako nawe okay I'm good undi ati no way ugira ikibazo ukajya kwa muganga ntuvuge Kim iyi mico we yize ryari kuva ryari usigaye umpisha basi se mama we wamubwiye undi ati be ndakwinginze ntugatume maboko ahangayika ntugatume mama umutima uva mu gitereko undi nta kindi kintu akora ahera akinjira mu modoka agakuramo ikote akamufubika yarangiza akamufungurira umuryango Kim acira isiri musaza we Bob kugira ngo ntagire ikintu avuga aramusezera Bob agataha Kim nawe Robinson akamucyura bagera mu rugo Kim atabasha kuvuga nta kindi kintu akora ahera akajya mu buriri akaryama ariko akaryamarira mu mutwe no mu mutima haba harimo ibintu byinshi biri kurwanira mu mutwe no mu mutima we agahinda ari kose yibaza icyo yaba yaracumuye uburyo yanyura mu buribwe nk'ubwo bwose tuve kuri Kim twigire kuri mama Lucas ari kumwe na Nimrat abahangayitse cyane ubona atishimye nyirabukwe aramubaza ati kandi mwana wanjye bite ko mbona utanezerewe what's wrong undi ati mama bindangiriyeho mu mutwe byicanze byivanze ibaze ko Lucas adashaka no kumvugisha ese ni ukubera ko yabonye umugore we wa mbere yari azi ko yapfuye none se mama ndakora iki Lucas ko mukunda kandi nkaba naramaze kwishyiramo ko ari umugabo wanjye nkaba nibona ndi umugore w'undi mugabo none undi akaba byivanzemo mama what am I going to do undi ati mwana wanjye ndi mu ruhande rwawe ndagukunda mukazana wanjye ibya Kim ntago bitureba kuba ari Jinta ntago tubizi wasanga ari nagatego ubundi se bigaragarira he wundi kari Jinta wasanga ari uwo basa ariko niyo yaba ari we ibyo ntabwo babinteye uri umukazana wanjye kandi ugomba kuba we ku kabi nakeza ugomba kubana n'umwana wanjye Lucas ufite ubuhe bwoba mu cyumweru gitaha mufite umurenge numara gusezerana nawe ibindi byose bizaba birangiye ndati none se mama uri shuha ko tuzasezerana uri shuha ko Lucas azabyemera yahindutse totally pe ibaze ko kuva twagera aha yagiye mu cyumba arifungirana ndagerageje no kumuvugisha ariko yanyihoreye nanamukomangiye arambwira ati ni mu mwanya arumva adatuje none mama urumva ibyo bintu ari sawa urumva biri fair oya pe ndahera akamubwira ati ni Nimrat ukunda Lucas ukunda umwana wanjye undi ati ndamukunda mama ndamukunda cyane birenze uburyo nabivuga n'uburyo mbizi I love him more than I know ndataha icyo nicyo nashakaga n'ubundi Jinta sinigeze mukunda
n'ubundi sinigeze mushakira ibyiza ku muhungu wanjye na mbere hose numvaga batandukana rero njye nawe turi kumwe uru rugamba tuzarurwanana ngomba gutuma ubana na Lucas nibiba na ngombwa tuzamukura mu nzira njye nawe tugiye gufatanya uzabana na Lucas uri tayari se ahubwo nkubwira umupangu n'icyo tugomba gukora ariko ukabana na Lucas ni muratati mama ni ibiki tugiye gukora undati wowe nyizeza ko uri kumwe nanjye tugiye gukorana nka team kandi tugashyira hamwe mama Lucas aramubwira ati wowe ugomba guhaguruka ukarwanirira ibyawe Lucas ni uwawe uramukunda kuki wumva wamurekera undi mugore kuki wumva ko Jenta yamugutwara cyereka niba wumva utamukunda ariko niba umukunda kweta haguruka njye ndi mu ruhande rwawe nzagufasha kandi uzambera umukazana inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese koko ni Murat na mama Lucas baba bagiye gufatanya mu kugira ngo batume Jenta atazongera kubana na Lucas ese ubundi ubwo haba hari hirwe ko Kim ari we Jenta yakongera kubana na Lucas mu gihe agarutse akibuka hahise akanibuka n'uwo ari we Lucas afite umushinga w'ubukwe n'undi mukobwa ese aho umunsi Robinson yamenya hahise hakimi ho bizagenda gute byose ni mu bice bizakurikira inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Atete ndi yandika kandi ni nanjye uyibagezaho